The bar free with the chains on my wrist. 3 feet on my land, right through these streets. Crying on my birthday, gonna give you mercy. Gatuza mwana wanjye. Karame mama. Ataturiya dutoke dore inzara iranyeshe. Reka kunsakuriza nutabihata ubyihorere. Uwo mama wawe ureba nirwo rugingo mu buzima uzabura ndi hagiye ururusimbura. Genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Ndagushimiye ndanagusuhuje aho uri hose ubasha gukurikira ibiganiro by'ugendo online TV. My name is Gakire from Kigali paka to Rusizi. Aha mperereye mu karere ka Rusizi mu murenge wa Nkanka. Murabibona aho ushaka kuba hari ibirometero byinshi. Aha hantu nje mu kigo nizemo kuva 2009 kugera 2011. Harimo impano, murabizi ko nkunda impano, ngomba no kuhagera nkavuga nti reka nsubiraho navomye ubumenyi kugira ngo ibintu bimeze neza cyane. Jeri bereke nize hano bita muri college. Cyari ikigo kimeze neza cyane, nahigiye ibintu by'indimi, Icyongereza, Igiswahili ndetse n'Ikinyarwanda muri secondaire. Kuva 2009 kugera 2011 hano niho nanyuraga kuri gate. Ubu natse audience, ubuyobozi burabizi ngiye kujya kubasura. Hari impano zimeze neza cyane, nashimira abantu babigezemo uruhari kugira ngo mbashe kuhagera, mbashe kugaruka ahantu nize. Muri rwa rugendo rwacu turi kumwe, tuba twavuye i Kigali, turi kumwe na Maris TV. Ni channel y'umuhungu wanjye nayo ugomba gusura. Iri ibiganiro byiza cyane, umushyigikira ukore subscribe kugira ngo urugendo rukomeze ibintu bimeze neza cyane. Directeur wanje uri hano bamwita mbona bucya Modeste, ni umudirecteur umaze igihe kinini, yayoboye ku Nkombo, yayoboye ahantu henshi cyane. Ubu none hari hano umwe mu badirecteur bafite amateka akomeye mu karere ka Rusizi, binararibonye abantu bakunda cyane. Ndabizi abanyeshuri bose bari kureba iki kiganiro, abantu bose mwamunyuze mu boko muramuzi. Uyu munsi naje kumusura by'umwihariko nk'ahantu nize, nk'ahantu navomye ubumenyi. Niyo mpamvu nanjye naje mu hano nkavuga reka ndebe za mpano zihari, reka ndebe ukuntu ibintu bimeze neza cyane. Urugendo online TV, keep watching.
itajengwana na Oh Kigali itajengwana ni vijana na sisi wenyewe na sisi wenyewe u Rwanda rutajengwana ni vijana Oh Kigali itajengwana ni vijana itajengwana sisi wenyewe na wewe utajenga uru Rwanda na wewe mwenyewe na mimi nitajenga nchi yangu u Rwanda rutajengwa na sisi wenyewe sema na sisi wenyewe na sisi wenyewe twende na sisi wenyewe na sisi wenyewe nawapenda sana. Okay, asante sana. N'urugendo online TV turi gutembera mu kigo nikoreje ku Nkanka eri mu karere ka Rusizi aho nababwiye nize uyu mugabo muri kureba n'umuyobozi mo hano ariko twariganye harya muraho neza muyobozi muraho neza amazina ninde ku bantu badukurikiye twateka Impano Enoke hano ushinzwe ibijyanye n'ibiki hano ndi umwarimu ariko ndi n'umuyobozi uhagarariye amasomo kuko mu iminsi nta muyobozi twari dufite babaye bampaye izo nshingano yego uhagarariye amasomo niwe hari upanga za orere ni upanga orere ngo birakomera ubu ikoranabuhanga ryarabyoroheje ushyiramo setup bigakunda yego kera nabonaga bataye umutwe ngo biragonganye nkabona perefe ari kwiruka ngo abarimu babiri bahuriye mu ishuri mbere bashushanyaga ku kibaho niyo mpamvu byagonganaga ariko setup ibikora yishyizemo ntago byakunda ko isomo rigongana n'irindi yego ni byiza ko twariganye nako ndashaje yanyigaga inyuma nari nibagiwe nakwigaga inyuma umwaka umwe ubwo abantu babyumve mw'abantu mw'imyaka yanjye nubwo ntajya nyivuga ariko igiye imbere cyane turacyari muri rwa rugendo tugezemo hano ni byiza ko baduhaye karibu nashimira umuyobozi w'iki kigo mbona bucya Modeste wemeye ko tuza mu kigo akavuga ati ni karibu mbahaye karibu tugiye kuganiriza abana rero ariko mbere ko tubaganiriza hano bijyanye na performance mu masomo ku banyeshuri bimeze bite wenda na discipline ubwo turabikubazaho kuko ubwo ni nkaho ari we muyobozi ubwo nyine tugiye kuganira uhagarariye byose murakoze ibijyanye na performance ari byo duhereyeho kuko nta masomo hano abanyeshuri baratsinda ugereranyije n'ubu mwaje ejo twarabahaye amanota ya welcome test ubwo ni test bakora bakiva mu biruhuko kandi twabonye average nyine tubona baragerageje tunashimira ababyeyi ko bagiye babafasha mu gihe bari mu biruhuko ikindi nyine nkuko mwavuze college nkuko twayizemo dufite amashuri senior 1 senior 2 senior 3 senior 4 MCB LKK na mege ndetse na senior 5 MCB LKK na mege na senior 6 MCB na mege iki kigo giheruka nkigamo kuva 2009 ari ikigo kiri privé ubu byarahindutse byarahindutse ubu iki kigo gisigaye ari ikigo cya leta yego nubuhe mwihariko ku muntu wenda wavuga ati umwana wanjye nzamujyana kwiga muri kiriya kigo umwihariko hano nuwuhe wenda umwihariko muraze no kubibona mu bana ikigo ni ikigo cyiza urebeye inyuma n'uburyo bw'imiyoborere ni ikigo nyine gihagaze neza duhereye ku buyobozi bwo hejuru bw'ikigo ndetse n'ababyeyi bacyohereza nk'abana kenshi ku mwaka ushize bagenda biyongera iyo biyongera rero nuko nabo babonye ko hari umwihariko uhari umwihariko rero cyane cyane ababyeyi bakunda ko bohereza abana mu kigo gitsindisha urumva twaratsindishe muri trokome 100% muri section 100% urumva nyine ni ikigo gitsindisha muri rusange yego reka nje ku cyanzanye hano ku bijyanye n'imyidagaduro turajya kuri siporo
tujye mu buryo mufasha abana bafite impano. Ese hano haba hari amaklub afasha abana bafite impano? Ku bijyanye n'impano cyangwa n'imyidagaduro, hano tugira icyo bita talent show buri wa gatandatu guhera saa moya. Abanyeshuri baba bavuye muri etude, bavuye no kurya, bajya muri sale, baba bateguye classe par classe, none classe imwe igaperforminga, mu yindi wa gatatu indi igaperforminga, baba bagaragaza impano zabo. Wenda muraza kubireba mu biganiro muza kugirana, hari nk'abaririmbyi, hari nk'ababyinnyi, harimo korubasi, harimo abashushanya, harimo abakina ikinamico, cyane cyane ko kino kigo gifite na section y'ubuvanganzo. Ibyo byose muraza kubireba mu biganiro muza gukorana nabo. Ariko muri rusange tugira icyo twita talent show, ndetse na on Monday mu gitondo tuba dufite morning brief. Abanyeshuri nabo batugezaho ibijyanye n'itangazamakuru, bakatubwira uko icyumweru cyagenze, ndetse n'amakuru aba yanyuze hirya no hino, kuko baba bagiye gukora ama research mu cyumba cya ICT. Yego, urakoze cyane. Ubwo reka dukomereze ku banyeshuri nabo turebe ukuntu bimeze. Ndakubwiye ngo iki kiganiro ntikize kugucika kuko tugiye kureba impano. Murabizi ko nkunda impano, kandi ahantu nageze haba hari impano. Ndagushimiye cyane ku mwanya wawe uduhaye n'ibyo dusobanuriye. Ubwo twizere ko n'ubutani tugaruka n'ubundi muzongera kutubwira ati hari icyagezweho, hari aho twavuye bwashize bwo muheruka hano, hari naho tugeze mu bijyanye wenda n'iterambere. Murakoze cyane, natwe turabashimiye kubwo mwitanze mukagera hano. N'ubutani muza tubijeje ko tuzafatikanya, kandi muzabona ko hari icyahindutse, haba mu iterambere, haba mu myigire, ndetse n'izo talent nk'uko muzipromotinga naho muzabona ko hari icyahindutse. Murakoze. Mu rugendo rwanjye rw'uyu munsi nk'uko nakomeje mbibabwira, nababwiye ngo nerekeje ahantu navumye ubumenyi, ikigo nizemo, ikigo gifite amateka menshi kuri njye, ko mu byo nkora, mu bintu byinshi nkora, hari ibyo nigiye hano byinshi cyane nk'ubumenyi nahavomye kuva 2009 kugera 2011. Aba n'abanyeshuri bahiga rero, urumva nahavuye 2011 mpagarutse 2022. Imyaka 11 yose ni myinshi, aba benshi bari bakira abana. Murabizi ko nkunda impano. Ndavuze ngo hano hari umuhanzi, barambwira ngo hari uwo bita Chuma. Mambo vipi? Niko bien. Umeze neza? Fresh. Bambwiye ngo umeze neza cyane. Meze neza. Ingahe? 18. 18. Wiga? S5. Yeah. Wiga ibijyanye n'ibiki? Biochimie. Wiga biochimie. Yeah. Uratsinda mu ishuri? Nta kibazo vraiment ndagerageza. Akabirote turaza kukerekana. Kugiye nkunda abantu baririmba ariko banaperforminga neza ku ishuri. Kuko ndaza kubibutsa impano zimwe na zimwe hano mu gihugu mwumva zimeze neza cyane ubu ngubu. Abana mujya mwumva. Banyuze mu biganza. Ndi mu bantu basize bitafari kugira ngo bamenyekane. Nimba impano rero ihari, ugomba kwiga ukagira discipline. Yeah. Ariko nanone ya mpano yawe ntiwirengageze kuri hano ku ishuri kugira ngo wige. Yego. Nunamenyekana uzamenyekana, ariko izina rizamukire ku bumenyi na discipline. Uririmba iki? Yihenja? Trap. Yego. Kuva ryari hari indirimbo ufite ikoze muri studio? No. Nta nimwe. Nabanje gutegereza amashuri yanje abanza arangire, kuko niwo banza kuvanga umuziki. Yego. Ari kuvuga mu Kirundi umurundi? Yego. Okay. Nunyemeza rero. Nimba nta ndirimbo urakora ndakwemerera indirimbo. Nunyemeza ariko? Yego. Okay, twagiye. Okay. Freestyle nyine. Freestyle. We isanzure tu wakubita abantu ga freestyle. Okay. Ahantu wiyumva neza. Yeah. Turn to the next page. Chapter 43, black rains to my veins. That look down on me like who the fuck does he think? He is just another kid with a drink while he succeed. Well, he live post 23. I think I'll be fine if whoever asks me. And trust me, I'll be great if I'm ever set free. And it's a long life, I can't YYZ. Get the vibe right if they ever come for me. Okay. Yeah. Ntago uragira amanota menshi ariko bareke gukoma amashyi ko acyazamo n'ibindi cyane. Ndashaka n'umuntu uhogoza. Yaba Jackson. Ndashaka umuntu uhogoza yegere hano. Ujye ukubitaka. Ako nta mukobwa uririmba muri korari? Oya barahari. Okay.
murebe umukobwa uririmba muri korari nawe aze. Oh, bimeze bite bro? Bimeze neza? Witwa Jackson. Ugiye guhagarara hafi, muhagarare hano mwemera ashaka ko ubanza ku Jackson wiga mu kangahe? Mu gatanu. Mu gatanu. Wayajyanye nutivumbura. Wiga ibiki? Wiga imibare. Reba hariya. Reba uriya mugabo. Imibare. Ubumenyi bw'isi n'ubukungu. Ibintu by'imibare urabyumva cyangwa byaragucanze? Babinja mu kamugasiya. Ntago bigomba kukushabuka. Iyo mikrofone ugomba kuyifata ari uko ibintu by'imibare ubyumva neza, sibyo? Aha. Uyu musore arambiye ngo urahogoza. Ndabigerageza byatanu. Aha akantu gato kugira ngo twumvishe abantu. Umuriro shaha, umuriro shaha, umuriro shaha, umuriro shaha, 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 Okay. Indirimbo bayita? Yitwa umuriro. Umuriro? Cyangwa numvaga umurisho? Umuriro. Subiramo numve, subiramo. Umuriro shaha, umuriro shaha, 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 Yes, clap for him. Ari uburyo mushaka kuririmba na mwembi. Gakupita akantu kamuririmbira chorus. Umuhanzi agomba kuba yiteguye. Uragenda muri trap nurangiza ndahita nshyira mu basi. Okay. Tuvuga wenda ubuzima bwo muri iki kigo buryo twahura. Ako genda bivuga mu cyongereza. Uri mushaka. Yego. Mu rugendo rwanjye rw'uyu munsi nkuko nakomeje mbibabwira nababwiye ngo nerekeje ahantu navumye ubumenyi ikigo nizemo ikigo gifite amateka menshi kuri njye ko mu byo nkora mu bintu byinshi nkora hari ibyo nigiye hano byinshi cyane nk'ubumenyi nahavomye kuva 2009 kugera 2011 aba n'abanyeshuri bahiga rero urumva nahavuye 2011 mpagarutse 2022 imyaka 11 yose ni myinshi aba benshi bari bakira abana murabizi ko nkunda impano ndavuze ngo hano hari umuhanzi barambira ngo hariwo bita Chuma. Yeah. Mambo vipi? Niko bien. Umeze neza? Fresh. Bambwiye ngo umeze neza cyane. Meze neza. Ingahe? 18. 18 wiga? S5. Yeah. Wiga ibijyanye n'ibiki? Biochimie. Wiga biochimie. Yeah. Uratsinda mu ishuri? Nta kibazo vraiment ndagerageza. Akabirote turaza kukerekana. Kugiye nkunda abantu baririmba ariko bana performinga neza ku ishuri. Kuko ndaza kubibutsa impano zimwe na zimwe hano mu gihugu mwumva zimeze neza cyane ubu ngubu abana mujya mwumva banyuze mu biganza ndi mu bantu basize bitafari kugira ngo bamenyekane nimba impano rero ihari ugomba kwiga ukagira discipline ariko nanone ya mpano yawe ntiwirengagize kuri hano ku ishuri kugira ngo wige nunamenyekana uzamenyekana ariko izina rizamukire ku bumenyi na discipline uririmba iki yihenja trap yego kuva ryari hari indirimbo ufite ikoze muri studio no nta nimwe nabanje gutegereza amashuri yanje abanza arangire kuko niwo banza kuvanga umuziki yego ari kuvuga mu kirundi umurundi yego okay nunyemeza rero nimba nta ndirimbo urakora ndakwemerera indirimbo nunyemeza ariko yego okay twagiye okay freestyle nyine freestyle we isanzure tu wakubita abantu ga freestyle okay ahantu wiyumva neza yeah
Turn to the next page. Chapter 43, black rains to my veins. That look down on me like who the fuck Daisy Dank. He is just another kid with a drink while he sexy. Well, he leave pause 23. I think I'll be fine if whoever asks me. And trust me, I'll be great if I'm ever set free. And it's a long life, I can YYZ. Get the vibe right if they ever come for me. Okay. Yeah. Ntabwo uragira amanota menshi ariko bareke gukoma amashyi ko aracyazamo n'ibindi cyane. Ndashaka n'umuntu uhogoza. Yaba Jackson. Ndashaka umuntu uhogoza yegere hano. Ujye ukubitaka. Ako nta mukobwa uririmba muri korari. Oya barahari. Okay. Murebe umukobwa uririmba muri korari nawe aze. Oh. Bimeze bite bro? Bimeze neza? Witwa? Jackson. Ugiye guhagarara hafi, muhagarare hano mwemera ashaka ko ubanza ku Jackson wiga mu kangahe? Mu gatanu. Mu gatanu. Wayajyanye nutivumbura. Wiga ibiki? Niga imibare. Reba hariya. Reba uriya mugabo. Imibare. Ubumenyi bw'isi n'ubukungu. Ibintu by'imibare urabyumva cyangwa byaragucanze? Babinja mu kamugasiya. Ntago bigomba kukujabuka. Iyo mikrofone ugomba kuyifata ari uko ibintu by'imibare ubyumva neza, sibyo? Aha. Uyu musore arambwiye ngo urahogoza. Ndabigerageza byatanu. Akantu gato kugira ngo twumvishe abantu. Umuriro 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 Okay. Indirimbo bayita? Yitwa umuriro. Umuriro? Cyangwa numvaga umurisho? Umuriro. Subiramo numve subiramo. Umuriro umuriro Clap for him. Ari uburyo mushaka kuririmba na mwembi. Gakupita akantu kamuririmbira chorus. Umuhanzi agomba kuba yiteguye. Uragenda mu ucuja mu ki. Uragenda muri trap nurangiza ndahita nshyira mu basi. Okay. Tuvuga wenda ubuzima bwo muri iki kigo buryo twahuye. Ako genda bivuga mu cyongereza. Uri mushaka. Yego. Tangira man. Yeah. Okay. Set the bar free with the chains on my wrist. Drifting to my land right through these streets. Crying on my birthday, gonna give you mercy. Penny bills, gonna feed these streets. Big dreams, champagnes, campaigns. Fit to work a dime at the bava. What the cigar share, seller, set the price for the crazy man. I'm out of buy gasoline. To some swear, just setting food on Gizzy get. Test the best, yeah, give me the 2 glands. Made me grade with my chain loose. Took it 21, I'm not gonna. Make me come quickly, eat the cake, baby. Song Lenny Minaj in the room, yeah. Feel that banana. World like Mariah, funny girl, let me put my car in your sweet, get rich at the badass like Cardi B in the game, bitch. Yeah, David, so cool, Peshayo, and some
muri koresha de nkanka ubwambere duhura cyo na cuma niga staff we nemera uko twabanye panda kwemera yo mashume mashume Gender balance ari hehe? Ndashaka umuntu mwemera aririmba gospel isanzwe R&B. Muhereze microphone. Ndashaka umuntu uririmba muri korali gospel. Janet ninde? Nawe naze ngwino. Okay. Nawe ngwino. Janet. Karame. Shaka nk'aka nyegera. Ugiye gushaka nk'akaririmbo. Kaba ko mu gitabo cy'indirimbo kaba katolike ku buryo uri bugatere hano twese tukakaririmba. Usengera he? Mu baporo. Uririmba muri korali? Uzi kuririmba gusa? Indirimbo z'abarokore? Yego. Uzi kwigana bande? Ba Vestine na Dorcas. Banza umuhereze microphone tubanze twiragize Imana sibyo? Banza turirimbira akarimbo ka Vestine na Dorcas ho gato. Nta kibazo. Ntabwo nkazi neza ariko. Oya aririmba ho gato ntago ari ngombwa yose. Ibitonyanga by'imvura y'amacumu wabinduye mu muba w'imigisha irubanza ingingo zose zikaba nako nta kibazo. None humbwira nako kantu uzi kuririmba gusa se? None reka twisanzure akandi kantu uzi noneho. Icyongereza. Isanzure nta kibazo turi kugaragaza impano dufite. Uzi kuririmba kaye karirimbo k'icyongereza? Completely by Simi. Completely. Ya? Yasimi. Okay. Isanzure rwose utuje nta gihunga. Ako ntabwo nkarangiza. Ririmba hagace gato. Tibit off if you know they, if you know they, it will really not the same. Oh, I never know. I could be anybody the way that I love you so completely. Oh, my baby, 'cause I found me like, oh, you give me life, and nobody know me more than me, my baby. Oh, if I not get you, it's like sun if I understand, like a moon if I the night. What a heart if I wanna be, saying I love, then you say you love, so complete me. Okay, urakoze cyane. Harya witwa nde? Dushimimana Jeanette. Wiga mu wakangahe? Senior 1. Oh, senior 1. Oh. Bigeze cyane mu rugo ni? Kuba divi hari Kamembe. Kuba divi ikamembe. Uri umutawoneri niyo mpamvu. Aha. Mushiki wanje nawe agiye kuturirimbira kaye kandi. Wiga mu wakangahe? Niga mu wa kane. Mu wa kane. Wiga ibijyanye n'ibiki? Indimi n'ubuvanganzo byo bitari keke. Ubwo mwiga mw'ibiki n'ibiki? Literature, Kinyarwanda n'Igiswahili. Igiswahili urakizi? Gati. Tuganire. No now. Ndewe yaminiye mu Giswahili hano. Okay. Nachi. Let's banzuririmbe. Okay, ngiye kuririmba indirimbo ya Renaissance. Yitwa ngwiki? Just I don't remember the name of this song, but I know it. Okay, come on. Okay.
I've been searching. I've been falling, failing. I've been pretending I don't care about love, but inside me, nukuri nari ngukumbuye. Nkubonye nahise menya ko ari wowe. My ride or die, partner for life. Nkubonye nahise menya ko ari wowe. Right now, so partner for life. Let me give you my love. Let me give you my care. Let me give it. I give you all of me. Let me give you my love. Let me give you my care. Let me give it. I give you all of me. Peri mana. Udi peri mana. Jana wetuza sazana. Peri mana. Udi peri mana. Jana wetuza sazana. Hey, Perimana. Okay, thank you. Urakoze cyane. Thank you too. Ufite iyihe mpano wowe? Je mfite impano yo kuririmba mo gake. Mo gake? Yase ko ndi gushaka. Bambwiye ngo uzi Igiswahili? Ndagerageza yego. Gike. Chachini cyo kuboda tu pale. Kufika sio kuboda tu jamani. Kufika frontiere? Naweza ishi na nchi ya Tanzania hivi. Jamani. Shikamoo. Marahaba. Jina lako? Divine Mkondwa. Kidato? Cha 5 Mkondo wa LKK. Literature Kiswahili na Kinyarwanda. Habari za hapa? Njema tu kama unavyoona jamani. Sisi sote tunafurahia mambo haya. Mnafurahia nini? Tunafurahia mazingira hapa. Mazingira ya hapa. Ulikuwa unazoea hapa? Unaona siwezi kusoma hapa kidato cha 4 na useme kama sikuzoea. Jamani nimezoea mambo mengi hapa. Ulizaliwa wapi? Hapa Kamembe. Rusizi. Mtoto wa Kamembe? Kabisa. Mbona Kiswahili chako si kile cha mtani Kamembe? Mtani Kamembe. Unaona na mamangu ni Mkongomani. Mkongomani wako. Lakini Wakongomani wanasema tunafika ku frontieri. Nimekuwa na bahati mimi nikaendelea kusoma. Ukaendelea kusoma? Ndio hicho kimenisaidia. Sababu gani ulichagua kusoma Kiswahili? Yani ni lugha ambayo napenda sana. Unaipenda? Zidi lugha nyingine kama anavyokuambia. Itakusaidia nini maishani mwako? Kitanisaidia nini? Kuna mtu hapa amekuja na kutufanyisha interview kidogo. Ameniambia kuwa Kiswahili kinaweza nisaidia kwa njia tofauti. Yani nimemuuliza jinsi moja naweza kukitumia kwa interpreter, unaona? Pili naweza kukitumia kwa yani kufanya biashara. Kingine unaweza kuwa mtangazaji? Naweza kuwa mtangazaji. Wenda sipendi kuwa mwalimu hivi. Upende kufundisha? Sipendi kufundisha. Wapende walimu? Na wapende jamani kwa sababu wanatupa mambo maalum. Mwalimu wako nani? Prote? Huyu hapa. Mwalimu wako? Na wengine hawa. Anakufundisha? Ananifundisha Kiswahili. Kusema kwamba mwalimu wako umpende? Nampenda kiasi kwamba naye hawezi. Wewe usizidi. Usizidi jamani. Nasema ukweli. Tunajua kwamba mpendo wa mwanafunzi kwa mwalimu. Namfuata. Limit. Fuata nyuki ule asali. Lakini kumpenda nampenda, lakini kazi yake kwake ni nzuri, lakini kwa mtazamo wangu, yani kwenye maisha yangu ya mbele sijisikii kwa mwalimu. Au mwalimu anaweza ukampenda kwani yeye anapendeza tu kimuonekano? Anapendeza pia, anajua kufundisha. Wewe watakufukuza tu. Hapana stani. Usimfanye mwalimu amweke jelani wewe. Hawezi. Okay. Imba sasa. Unaimba katika Kinyarwanda? Katika lugha zote. Lugha zote? Kuna wimbo wa Kiswahili? Ndio huko. Wa nani? Wangu mimi. Wako? Nilikuwa najua kwamba ni Diamond au ni nani? Yani naweza kuimba hizo nyimbo lakini au unaimba zile nyimbo za Wakongomani Nana najua kucheza kama Wakongole. Na munuzi kubyina Nkongomani hano twe. Mwene tabanza ririmba akantu gatoya mu Giswahili.
kundirimbo yanjye yawe nta kibazo urebe uriya mugabo hari angalia pale tu mambo kwanza poa natarajia kuwapa kitu hapa maalum. Ni kipaji changu ni hip hop sio hip hop R&B okay ni siku ya kwanza ni siku ya kwanza unashika microphone hapana yani kusimama mbele ya watangazaji ndio sababu naona kwamba wewe unaoga sinaoga napenda kusimama mbele ya hadhira ulikuwa unazoea kusimama mbele ya watu ukaongea kama MC hivyo au sio okay kabisa okay endelea tu okay nilikuwa mpweke sana wakati hukuwepo najua na nikakusubiri kwa manane mimi mwenzio leo wakati sahihi umefika ili tuungane be my lover nitakwenda na wewe bega kwa bega nilikuwa mpweke sana wakati hukuwepo najua na mimi wako wewe ni wangu na mimi wako ikiwa ni kujivunia my lover utakuwa number 1 ikiwa ni kukudekeza utakuwa wa kwanza kudekezwa na mimi ikiwa ni kukutetea for your case bila shaka nitakuwa hakimu wako kwa sababu nahisi yako kwanza mapenzi juu yako maybe na nitafanya hivyo ikinibidi ikiwa ni kujivunia na utakuwa number 1 ikiwa ni kukudekeza utakuwa wa kwanza kudekezwa na mimi ikiwa ni kukutetea for your case bila shaka nitakuwa hakimu wako kwa sababu nahisi yako kwanza mapenzi juu yako my baby na nitafanya hivyo ikinibidi kwa sababu wewe ni wangu na mimi wako wewe ni wangu na mimi wako nasema asante sana lakini unaimba mambo mazito kanini unaimba maneno mazito sana kivipi umri wa miaka yako wewe asante sana haja twagihera haje MC wanyu ninde ndio MCinga shika microphone tena uyu munsi n'umunsi wiki uyu munsi n'umunsi w'intwari shaka karirimbo ushiraho ku buryo ku munsi kuno munsi nguhe idea se idea we idea akarimbo kuno munsi muzisanzwe cyangwa indirimbo zo kwizera Rwanda itajengwa na ni vijana Rwanda itajengwa na Kigali itajengwa na ni vijana na sisi wenyewe na sisi wenyewe Rwanda rutajengwa na ni vijana Kigali itajengwa na ni vijana itajengwa na sisi wenyewe na wewe utajenga uru Rwanda na wewe mwenyewe na mimi nitajenga nchi yangu Rwanda rutajengwa na sisi wenyewe sema na sisi wenyewe na sisi wenyewe twende na sisi wenyewe na sisi wenyewe nawapenda sana okay asante sana twarebye impano zo kuririmba nta muntu ufite impano yo gusenga baradusengera tugiye kugenda
ahubwo hano nta banyamakuru mugira. Amazina yanjye banyita Mugisha Pacifique ariko ubundi bose banzi ku izina rya Gatuza. nanjye banyita Pascal dushima Imana ariko aka Jilpinion. Yeah. Nangize ngo nawe uri Gatuza. Nari ngiye gukoraho gutya. Nangize ngo mwese muri ba Gatuza. Mufite itsinda baryita Petit wahuzi ko nyine niyo tuvuga. Waruzi ko? Yeah. Petit waruzi ko. Okay, ni musanzwe mubikora hano cyangwa? Ubundi dusanzwe tubikora hano gusa nyine ntago twe tuziranye. Naje mvuye bita Nyagatare we nawe wabona inaha. Duhura gutya dusanga dufite tara. Nyagatare? Nyagatare. Uri naho utaha? Mu Mutara. Nukuvuga ngo yavuye aho u Rwanda ruherera ajya kwiga aho u Rwanda. None tugiye kumva impano yanyu. Itangazamakuru se uretse ko ibi mubikora mwahuriye hano murarikunda? Itangazamakuru ubu ngenda arikunda kuva kera ku giti cyanjye na mugenzi wanjye ngira ngo arabivuga. Ngiye kuva kera ibintu by'itangazamakuru kabisa. Ndabikunda cyane kandi nibyo akenshi ahantu ndi hose usanga ari byo mba ndimo cyane. Wiga ibijyanye n'ibiki? Niga MCB. Mate chimie biology. Ucika intege kubo bikunda ukomeze ushyira umwete ku byo wiga. Itangazamakuru anytime warikora ko hari igihe urikora waryize hari n'igihe urikora ari impano yawe ikurimo sibyo? Yes kabisa. Wowe? Nanjye itangazamakuru ndarikunda cyane. N'amahirwe nyabonye numva ari byo nazajya mu nyine muri university. Okay. Byiza cyane. Noneho reka dutanga uyu mwanya twereka abantu koko ryatangazamakuru mukunda hari icyo muriziho cyangwa se hari icyo murishoboyeho. Mujye gutanga ikiganiro bita? Ubundi twebwe tugira ari byo tuba twakoze bijyanye n'ibese n'ibintu umuntu atabasha gutekereza. Hari n'ibyo dukora bijyanye n'inama z'umunsi ku muntu buryo umuntu ashobora kugira inama z'umunsi. Twagiye. Ubwo tugiye gutangira na Petit wahuzi ko nyine. Turaza gusoza ni inama y'umunsi ariko ni mu ijwi rya Petit wahuzi ko. Yeah. Gatuza mwana wanjye. Karame papa. Ugiye utambaye agafukamunwa. Asikesi ku muhanda sari cyo ndaba. Nduzi ko coronavirus yateye. Ibyo ni ibiki ari kubuzana. Hanze hazaba imbwa, abarozi, abicanye, abasambanyi n'ibindi. Ibi bintu umunani mvuze byugaritse yacu ku buryo bukomeye. Ariko nubundi kubemera Bibiliya ni birango by'imisi imeruka nkuko byanditse mu gitabo cy'ibyahishuwe. Kuba turi guhangana na corona bihuriye n'ibyanditswe muri Bibiliya. Hari na logical preposition ivuga ko corona ari project Bill Gates n'Ubushinwa. Ku buryo abatanga ubuvuzi bajya mu mubare w'abakeneye ubuvuzi. Iki ni Petit waruzi ko. Iki ni ikiganiro mugiye gukurikira ku Rugendo Online TV. Ugiye kukikugezaho ndi Gatuza na Pascal dushima Imana. Ese ubundi aha twahageze gute? Tubahaye ikaze. Ku isi habaye hari umuntu ufite ugutwi kumeze nk'uko Imana akumva amaradiyo yose yo ku isi. Yego ukurebanye mugenzi wawe nanjye ko ndebanye na papa. Nibyo wabyumvise neza. Ijambo yakumva rya mbere ni coronavirus cyangwa se COVID-19. Nibyo wabyumvise neza. Ikiremwa muntu dusanzwe twirata ariko iyo twageze imbere y'ibyorezo tumera nk'utunyamaswa duto cyane. Ubuzima bwacu bumeze nk'ubuzirikiye ku kagozi kubera interspecific competition yabaye hagati y'Umushinwa n'Agacuramanga uko bikekwa. Dusa nk'abasinye kontrana na coronavirus yo kwica byibuze hamwe muri twebwe 5600 ku munsi. Ubundi korera iterwa na Vibrio korera, ubushita mukunze kwita Black Death buterwa na Yersinia pestis, sida iterwa na HIV, AIDS, ibicurane byose nguko mukunze kubyita ko ari malade saisonnière biterwa na influenza virus nguko ari bitatu iby'ingurube iby'ibiguruka n'ibya Espagne nguko biza buri mwaka dusohoka mu itumba. Ebola iterwa na Ebola, malaria iterwa na female anopheles mosquito, tuberculosis iterwa na mycobacteria tuberculosis, coronavirus cyangwa se COVID-19 iterwa na coronavirus. Nibyo wabyumvise neza. Ibi byorezo nibyo ngo bagije yasi ku buryo bukomeye. Ibyo byorezo tumaze kubabwira bigabanyijwe mu ngere 3: pandemic, endemic and epidemic. Icyorezo kijya muri buri class yacyo hakurikijwe icyitwa reproductive number cyangwa se uburyo cyandura. Na dusore igice cya mbere cya Petit wahuzi ko naho butaha. Turabashimiye. Nje nta kindi ndenzaho kubera ko ibintu muvuze birenze ubushobozi nabakekeraga cyangwa se uburyo nabikekaga. Iyi televiziyo yanjye yitwa Urugendo. Turagenda tukajya gushaka impano hirya no hino. Njya nkunda kubwira abantu ngo impano ntago ziri i Kigali, ntago ziri mu miji, ahubwo impano ziri hirya. Courage
itangazamakuru murarikunda turarikunda cyane ariko reka mabwire ngo murifitiye n'ubushobozi bwo kurikora Kabisa, kuko ibi bintu murakoze mukora hari n'abantu babirimo batabishobora batabifitiye ubushobozi wenda bafite ubushobozi bw'ibindi icyo nkunze n'uburyo mwakoze ikintu bita creativity y'ibintu byanyu wenda izina content ni yanyu wenda izina niryo rijya gusana kira kiganiro kiba kuri Radio Rwanda ariko content uburyo muyikora bitandukanye n'uburyo kiba kimeze ko content ni uburyo bwanyu mwishakashakira mugahuza ibintu courage rero mwige neza mukurikira amasomo ibyo mwiga mukomeze n'utuntu twanyu mu gihe muri mubonye umwanya wo kuruhuka mu bikore kumusiza umutima ku masomo bizagenda neza cyane wo tuzahura yarasoje kwiga hagira uburyo bwo kumufata ukuboko mwimire ko namufata ukuboko muri mwebwe kabisa namufata ukuboko nkagira akantu gato wenda ntago navuga ngo hari ibyo nagufasha kirenze ariko iyo umuntu yagufasha ukuboko burya akaguteza intambwe izisigaye nawe kazi uraziteza bigenda neza cyane ariko ngira ngo nyine uko twabikubwiye tujye dukora ibyiciro bibiri mufite n'utundi hari akandi dufite bita inama y'umunsi Gatuza mwana wanjye karame mama ataturiya dutoki dore inzara iranyeshe reka kunsakuriza nutabihata ubyihorere uwo mama wawe ureba nirwo rugingo mu buzima uzabura ndihagera urusimbura mama wawe yaba umurozi cyangwa igisambo niyo muntu guhusa uhora usenga ngo azatabaruke mbere yawe kandi akenshi byinshi abikora ku bwawe iyi ni Petit wari uzi ko iki ni ikiganiro mugiye gukurikira kuri online Urugendo TV jya kukikugezaho ndi Gatuza na Pasco dushima Imana tubahaye ikaze inama zizagufasha guhindura ubuzima bwawe bwose master animateur na dosi ku banyeshuri babagira inama kenshi bishoboka gusa birashoboka ko wabica byashoboka ko wakwica n'ababyeyi babo ariko ubutumwa batanze ni wabwica niyo mpamvu gusabye guhangana na nyiri ubutumwa aho guhangana n'ubutumwa yatanze kuko nawe unesha ubutumwa gutinda aho batagukeneye ningo kwikingiza urukingo rutavura indwara urwaye no gusekera umwanzi ningo kuryoherwa n'isukari urwaye diabete kandi urimbumye ukora ibibugira ngo n'abakureba bose babaye imbumye benshi biyabuza inzoga itabi ndetse n'urumogi iyo bahuye n'ibyago nuko bizera ko biri buze kubafasha kwibagirwa ibyo byago murekeraho kwiyita ukuri n'inyito z'ibintu ibiyobyabwenge bigufasha gusinzira kandi n'ubundi ukanga usanga bya byago bikiriho wikwiyahuza inzoga kuko gusinzira bituma umuntu atinda gufata umwanzuro ubwenge nicyo wibagiwe mugenzi wawe akagikora kikamorokora kandi twese turwara indwara yo kwibagirwa mu yandi magambo ndamuhanga wo kuba kwisi kirazira kwita mugenzi wawe igicucu kuko akenshi abaswa bahagarara ku bitugu by'abanyabwenge bakareba kure kubarusha nuko ariko se ukabibona nushake nuzasaba imbabazi ahubwo uzitware neza nyuma yo gukora iryo kosa witeye ubwoba n'abasakuriza inyuma yawe uteye ubwoba n'abasakuriza imbere yawe ariko ntugatinye cyane kuko ari abavuye inyuma baje imbere baze kukubuza amahoro kandi waramaze kubacaho ubusa burasa kandi ubusa burasaza ambara ukwirwureke kwerekana ubwo bwambure bwawe kuko hari abandi benshi babugira ni wisiga ibirungo ngagukunda hanyuma ukazabibura ngo akanga ikosa ni iryawe si iryanjye kuko waje wambaye maske y'undi muntu nanjye nakunze undi muntu kandi nuterwa ifunwe nuko usanda uzagire ngo zaterwa ishema nuko wigize kugira neza umwanzi ni ngo gutega bisi igiye kure cyane y'ahantu ushaka kujya kandi ukubwiye ngo urote Imana azanakubwira ngo urote na Satani kuko utazabona Imana utabanje kugeragezwa na Satani itondera ijambo ugiye kuvugira mu bandi kuko rihwana n'isansu barashe mu mbunda uko utakwiruka kuri iryo sansu ngo urisubize mu mbunda ni nako ijambo wavugiye mu bandi utari bakura mu matwi rero ni byiza gutekereza mbere yo kuvuga menya ko wabura umubyeyi ugasigara uhagaze wabura umuvandimwe ugasigara uhagaze n'umukunzi bose ugasigara uhagaze ariko se wibuze waba usigaje iki ndacyo reka kwiyita umuhanga ngo nuko uzi gutandukanya imirindi y'inzovu ndetse n'iy'ubushishi ahubwo ziyita umuhanga kuko uzi gutandukanya urusaku rw'inzovu n'urw'ubushishi ari umuntu ugukunda ari n'umuntu ukunda uw'agaciro n'uwuhe iki ni ikibazo kigomba kubaherekeza muri 2022 kugira ngo muzagere ku ndego zanyu za nyazo turabashimiye nanga dusore ikiganiro cyacu iyi TV mwumvaga ni Urugendo Online TV mukomeze kugubwa neza cyane murakoze Imana baho umugisha ishyigikira impano zanyu ibindi amasomo meza bizagenda neza gusa discipline nyinshi cyane kugira ngo ibintu byose muzabigereho ninde mwana muto mu kigo Arafata ari he Arafa ni wowe niwe nzovu y'ikigo Arafa
suza abantu biwanyu n'abandi bose ngo nta mpano nimwe ufite niko bambwiye Alpha. Uzi kubyina? Iyihe ndirimbo? Shamo unachezaje? Alpha, ubu kandi wasanga ari burya ibiryo byinshi. Wasanga ari we muntu urya ibiryo byinshi. Ni gatuza. Gatuza ari harya. Urumva utamuteje abana. Abandi bantu babyina bari hano. Abafite impano zo kubyina ni baze hano. Okay, babiri barahagije nta kibazo. Wowe unsabye iyo ndirimbo? Unachezaje? Thank you so much. Urakoze cyane. Dusoreje Kadete. Ngo. Arine? Arine akora iki? Abyina dictionnaire.
yitwa Need for Speed. Nayibonye ndayikunda byatari. Need for Speed itamura nyine ifoto yayo. Ndashushanya n'imodoka nyine. Muramuzi cyane. Bogumuri. Ndagijyana ze za reggae. Hano hose kuri radio ndamwumva cyane. Uyu ni umukobwa bita Elish Bibiye n'umuhanzi w'umunyamerika. Ndamukunda cyane. Rero n'umusaza nayo ndi gushushanya. Gushushanyisha iki? Ni kireyo, ibintu byose njye ni kireyo na bike yo mu kagusa. Hari n'ibindi uyu ni Rihanna ndamukunda cyane bamuteye inda ndabonye ndababara nanjye uyu ni umuhanzi w'umushinwa witwa UR nawe araririmba nyine aririmba icyo guhogoza cyane uyu ni Gakire bari nyine kuko mukunda nawe tujye bate hano hose nzaba ndi nzazi ndeye ifoto y'inyenyeri n'abandi muri internet n'ibiki uyu ni umudesigner nyine nashaka kwerekana umunyafrika kazi ubona ko asutse nyine yambaye n'igitenge ubona ko ari ibintu byiza cyane hano
BMW imodoka ari nziza cyane twifuza buri muntu wese kuba yatunga ndayikunda cyane uburyo yihuta byiza cyane Benz This is the Benz L8 chain. This is the more. L chain. Ni imodoka za kera ariko zirahenda cyane. Izindi turebe izindi. Uyu ni Impano nawe ufite n'ibintu gutya bro, crash wangu. Eba, touch yawe yo gufotora irageze traditionnel ntago twabura kuyisorezaho ko nk'umuco wacu w'abanyarwanda umuntu ubyina nazi. Ninde muntu uri kuririmbire ku buryo uri tubyinira akantu? Okay. Ngwino. Ugiye kumuririmbira akaririmbo amaraba ubundi namwe mu bafashe ajya kubyina ku nkombo nta muntu wo ku nkombo uri hano umuntu uzi kubyina utuntu two ku nkombo ninde okay reka tubanze turebe abangaba mwihangane dusoze kugira duhite tujya mu hariya hirya ibintu bimeze neza cyane twagiye yamore wararaye banane mukundane muhanye nkamugane yamore yamore wararaye banane mukundane muhanye nkamugane yamore wararaye banane mukundane muhanye nkamugane yamore ati dabuka mukubitira mu bigaratsa mukarabukabe ati yatambutse ati gisa ibituga abana biwabo barazamuka darabikubitse madanye yewewe ati bose abibanye batitara umusaro barusha ibituta ngo nigatuza arazamutse mukubita mu miri zamuka ubahereze we murakoze cyane thank you ku nkombo dusoze ku nkombo uzi kuririmba akantu ko ku nkombo cyangwa kukabyina kukaririmba sinzi kukabyina haza abantu babiri umwe aririmbe undi abyina akufranazi ngwino ibikongomani reka tubanze turebe ku nkombo ngwino mwazukire Yego. Uzi amashi? Yego. Marigerere? Yego. Basubiza ngo ikisi? Yego nye. Neci. Wapi? We. Yego. Emweru ngahe? Ngombo. Ngombo. Aha. Ninde wundi? Okay, ngwino. Guresi. Sawa. Meze neza? Ndi sawa nta kibazo ngwera. Umuntu w'umukobwa nta Uwera ari hehe? Uwera. Ngwino. Nta wundi w'umukobwa? Ngwino. Ngwino oya ntugatinya ariko duteze umuco wacu imbere. Ni bande baririmba? Baririmba abandi babiri babyine. Murayizi? Bombore. Omunyaranziro munahiwe kandi muzira gasayo we Omunyaranziro munahiwe kandi muzira gasayo we abombole ubombole Omunyaranziro Omunyaranziro gasayo we Omunyaranziro munahiwe kandi koko chuka ubombole Omunyahigwani
kandi buzira gasayo we kabombole bombole kabombole bombole omunyeraziro munahiwe kahogo omunyerazira gasayo we kandi kako pacha bombole 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 Okay, thank you. gusa reka ngusabe ari n'akandi karimbo mfite Okay. Ko gusingiza ikirwa cyambyaye Ko mu mashi? Aho yakavanze mu kinyarwanda hari na hip hop yo mu mashi. Yo mu mashi. Okay. Twagiye. Ja, kombo kirwa kiza cyane se reka ngutakira batakuzi maze batakuzi bakumenye nkombo kuko mbona mu birwa hubashyiga utatsweho ibyiza utuwe n'abeza komeza uberwa ndorerwamo y'u Rwanda komaze abawe twese tugutuye nkombo tugutere y'imbuto y'ubutwari ngombo we urabahigahiye hongombo utatswibyiza ngombo we urabahigahiye hongombo utatswibyiza abakigwejo gushidikanya kube ngombo miragwana inyono na roza wabe ngombo bula nabona wabuzima buli ngombo bula nabona ndatu bule mwari ngombo we wandembaga ngombo we wamanguza na wundi musara nyono nagasimira waletera we ngoko ngamakola ngombo we urabahigahiye ngombo utaskibyiza uwo yari Niyonguru Patrick kuri urugendo online TV. Merci. Urakoze cyane. Kumvikane. Mwakoze ku mwanya wanyu mwamaye. Oya tuzagaruka. Ahubwo mbere yuko tugenda pasiteri cyangwa padiri wanyu. Pasiteri? Jafeti. Aze twiragize Imana. Ubundi tugenda amahoro. Duhita tujyamo hariya. Turajyana gusangira muri Oya. Oh, ni wowe? Yesu ashimwe. Ahimbaza. Meze neza? Meze neza cyane. None se ni wowe muvuga butumwa hano? Ni njyewe. Imana iracyakomeje mu murimo w'Imana se cyangwa waraguye? Imana iracyakomeje ntago yandekura. Ntago yakurekura? Yego. Chaka karirimbo ruririmba Imana tuyobore muri uru rugendo. Cyangwa nkagushakira. Ariwe ndakiririmba. Bose ako turi buhureho twese. N'abandi bakaza. Ubundi tumara kukaririmba dusenge dusoze. Sibyo? Amashimwe na yawe icyubahiro ni cyawe gukomera nukwawe na usa nawe amashimwe na yawe icyubahiro ni cyawe gukomera nukwawe na usa nawe tuzamuye mwami tuzamuye amajwi tugushima mwami tuzamuye icyubahiro tukuramya. Ugiye kuturagiza Imana rero. Yego. Niturangiza tugenda amahoro. Twese tubahisha Imana dusenge kugira ngo irusheho kubana natwe. Mana yacu Mana nziza turagushimira turaguhimbaje habwa icyubahiro Uwiteka wabanye natwe habwa icyubahiro waraturinze kuva twazanywa kino kigo turacyahumeka ku mwuka w'abazima yose ni amashimwe yawe. Turagusabye rero guhera no mwanya ngo ukomeze ubane natwe ukomeze ubane n'abashyitsi bacu baje kudusura natwe ukomeze kugumana natwe icyo dukora cyose mwami kitubera umugisha kandi nicyo nabo bakora kibabera umugisha. Uwiteka rero tubasabiye umugisha kuba baje kudusura kandi turagusabye ngo ugendane nabo mwami ubarinde mu byuma bitabona kandi Uwiteka ukomeze kubaha imigisha kuba ko ari wowe yitanga. Urakoze kubyumvisha rero data kandi kubana nabo none bidashira Yesu. Amen.
tugiye kugenda turirimba akaririmbo turi kugenda kavuga ngo iki Kimana nkuko wayoboye Abisiraheli twagiye tujye kurya genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire